muhagarariye ingabo ubuyobozi bwo mu ntara y'Amajyaruguru tuje umwanya kugira ngo kimwe buri muntu wese uri hano mu wa Musanze wa Musanze abayobozi batubaye hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri imyaka yose ishize twamaze tuyoboye ikipe ya Musanze FC kugira ngo ikipe atangiye kuyobora umwaka w'2016 umwaka wa 9 tumaze muri iyi kipe twarize muri byinshi bitandukanye aho twasanze ikipe n'aho tuyigejeje ariko ikijyanye n'ibikombe byo yararumye nta bikombe byabonetse ariko nibuze umwanya Musanze yariho uyu Musanze yavuzwe iyo karere kamenyekanye mu mikino cyane ikipe ya Musanze nyako imbaraga ziyongereyemo cyane dufatanyije twese hamwe abakunzi ba Musanze abayobozi ndetse n'abafana n'abavuga bose kuva ku rwego rwo kugira ngo bihurase ibyo gushimira cyane na buri umwe wese kugira ngo kuba perezida cyangwa se kuba umuyobozi ntabwo wabyishoboza udafite abagufasha mwese rero mwabigizemo uruhare abantu bose twabanye muri imyaka ishize kugira ngo nabashimira mu byiza byose twahuye nabyo kandi nongere nshimire itangazamakuru abanyamakuru twafatanyije muri urugendo tumaze batubaye hafi mu gutangaza amakuru y'ikipe ya Musanze ikipe ishobora kuba ariko abanyamakuru batavuga amakuru yayo ugasanga itamenyekanye itumvikanye neza cyangwa se ngaho biri gupfira abantu bikebuke biba byiza kugira ngo itangazamakuru igire icyo rivuga kugira ngo tugire aho tugera ndabashimira abanyamakuru itangazamakuru muri rusange rikorera ahangaha mu karere ndetse no mu gihugu hose kugira ngo abantu twafatanyije urugendo dukora neza cyane kandi n'ubu turacyari kumwe icyo navuga rero ni ugushimira by'umwihariko abagabo twabanye muri komite visi perezida wa mbere Muhizi Rukara na visi perezida wa kabiri Muhizi ni abagabo byarenzeho kuba kuba ikipe biba ivandimwe biba umuryango kugira ngo muri imyaka yose ishize bakoranye nta n'ubunda nta wikanga undi uretse ko hari ibivugwa ariko icyo tuzi ni uko twasabwaga gukora hagati yacu twarabikoze kandi byagenze neza kugira ngo hari byajyaga bivugwa mu makipe ugasanga n'ubwo wenda ntagenda neza abakinnyi banze gukora imyitozo abakinnyi bagize ikibazo iki n'iki kugira ngo kandi twafatanyaga kugira ngo ibibazo bose muri imyaka ishize nta kibazo cy'inzara kigira ngo muri Musanze abakinnyi bahembwe ntibabuze uko bajya mu kibuga cyangwa babuze uko bajya mu mupira guhatana n'abandi twabigiragamo uruhare dufatanyije twese nk'abayobozi twari batatu nyirangahangaha icyo rero nabizeza komite igiyeho ni uko tubari hafi n'ubundi tubari hafi ibyo twubatse ibyo tugezeho ntabwo rero umwanya wo kubisiga kigarahe yarigeze imaze kugira izina ubu birasaba kugira ngo dukomerezeho noneho ahubwo n'umwanya wo kugira ngo noneho twinjiye muri wa muntu twese dufatanyije kugira ngo ikipe igaruke mu myanya myiza kandi ibe yatwara igikombe mu Rwanda ariko tuzabigeraho twese dufatanyije komite nshyashya rero abayobozi muri hano abajyanama abafana ba Musanze abakunzi ba Musanze bateraniye hano ibyo tubizeza ni uko na komite icyuye igihe tuzaba hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibitekerezo mu mbaraga zose aho bizashoboka kugira ngo tuzafatanya kugira ngo duhe abaturage b'akarere ka Musanze ibyishimo murakoze cyane kandi dushimire perezida w'iki gihe Bwana Placide tumwongera amasomo cyane kugira ngo byiza
batugejejeho ndetse n'ubufatanye bagiye kugaragaza kuri komite nshya. Nyakubahwa Meya Munyemere n'undi twatumira perezida mushya nawe akaza akatugezaho ijambo ziteguye. Tumushimire n'amashyi menshi. Iyo tureba n'ikipe ziba hanze ku migabane ikomeye nk'i Burayi usanga amakipe kubaho kwayo biba bigoye no kuyoborwa biba bikomeye. Ndebye rero akazi nakoze nita ikipe ikaba igihagaze na n'ubu ni ibintu rwose bashimira kandi tuba tubijeje yuko igihe mwashimiye mugashinga mugatera intambwe natwe tuzatera izindi zirenga 5. Mu mwanya rero ntabwo ndakeka turi kuvuga amagambo menshi kuko ibidutegereje ni byinshi hamwe na komite mwatoye. Icyizere mwatugiriye turashaka kugira ngo kizagumeho kandi tuzabagaragarize yuko gifite ishingiro. Twabasabaga namwe rero nk'abafana abakunzi ba Musanze FC kutuba hafi nk'uko perezida yabivuze Trump narabafashije hari itangazamakuru gutangaza amakuru ku gihe kandi agatangaza amakuru nyayo. Abafana kuri stade ndetse no mu myitozo bakahaba ndetse bamwe na bamwe bakagira n'icyo bitangaho mu bijyanye n'imibereho y'ikipe ari ukuyiha amazi cyangwa gutera. Ni ibintu byiza kandi tubasaba ko mwakomeza kugira ngo mushyigikire ikipe yacu. Ikipe nimwumve ko ari iya perezida cyangwa ari y'abandi bantu ku ruhande. Ikipe ntabwo yagurishijwe, ikipe iracyari iyanyu. Muze dufatanye rero tuyishyigikire aho izajya hose gukina hano mu karere kacu ndetse no hanze yako. Gutsindwa bibaho mu buzima nk'uko Trump yabivuze. Hari abo ikipe itsindwa n'aho itsinda ntitukishime gusa ari uko yatsinze. N'igihe yatsinzwe tujye tugerageza kuyifata mu mugongo twikomeze imikino iri imbere y'itsinda kuko umuntu yabyutse ntabwo ari uko ejo yongera kubyuka. Ikindi wenda nakwisabira hari ikintu akanyama katubamo k'ubwonko kuri ubwonko nibwo bugenga ibintu byose. Ushobora kugira abakinnyi beza bafite skills ku rwego rwo hejuru ariko ubwonko bwabo butari tayari cyangwa bwarinjiriwe nta kintu ushobora kugeraho. So icyo nabasaba rero mureke buri muntu mu nshingano ze, yaba umukinnyi yaba umutoza yaba umufana yaba komite perezida visi perezida cyangwa n'abajyanama akora akazi kabo kuko nitubinjirira tukabajya mu matwi cyangwa tukabajya mu bwonko cyangwa se dushaka ntayo tuzabona. Iki kintu ni tugifata cyacu twese ndakeka yuko ikipe yacu izatera imbere
kurusha ibintu byose. Reka mbone urugero rutoya rw'ibintu abantu bakunda kwibazaho. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo kubera iki abantu biga muri seminari batsinda cyangwa bamenya ibintu byinshi. Hari indi banga bagira ko nanjye nizemo ni disipurine. Disipurine ni ikinyabupfura mu Kinyarwanda kijyana n'umuntu yarezwe ko yakuze ariko nanone kuko yitwara hanze mu bantu. Nitugira disipurine muri aka kazi kacu tukayitoza abo dushinzwe sinzi tuzahagera. Ibyo ngibyo rero nibyo numva nabasaba muri uyu mwanya, ibindi nabyo bizajya biza gake gake. Iyi nzira dutangiye uyu munsi na komite turi kumwe nimudufashe tuzayisoza neza, kandi ndakeka n'izindi kipe zizajya ziza kwigira ku kipe yacu. Murakoze. Murakoze cyane perezida mushya w'ikipe yacu ya Musanze FC ku ijambo ryiza ndetse n'iryo atwijeje kugira ngo ikipe yacu ikomeze ibe ubukombe. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, n'ubundi tugeze kuri uwo mwanya wo kumva impanuro zanyu, ndagira ngo mwegere imbere n'ubundi mukize ijambo baduteguye. Munyemere dushimire nyakubahwa meya n'ubundi twize ijambo baduteguye. Nyakubahwa perezida w'inama njyanama y'akarere kacu ka Musanze, nyakubahwa umuyobozi w'ingabo mu ntara yacu y'Amajyaruguru, ba nyakubahwa visi mayazi twabanye namwe muri uyu muhango cyangwa se muri nteko rusange ya Musanze FC, abagize inteko rusange, mwanakoze igikorwa ntagereranywa cy'amatora, perezida wa komite icyuye igihe ndetse nabo mwakoranaga, abandi mwitabiriye, mugire amahoro. Reka mbanze nshimire mwe mwese mwitabiriye mugize inteko rusange ya Musanze FC, kubera ko iyo mutaza kwitabira ngo tugire umubare ukenewe wemewe n'itegeko, ntabwo n'amatora yagombaga kuba yabaye. Kuko rero mwitabiriye igikorwa kikagenda neza, munyemerere rwose tubaze tubashimire. Uyu munsi kandi turahangaha dutora komite nshya. Ekipe ya Musanze FC ikiri mu cyiciro cya mbere ndetse yiteguye kuzasubikurana seasoni izatangira mu kwezi kwa munani. Ibyo rero nta bandi tubikesha, ni komite icyuye igihe uyu munsi yasimbuwe. Yo itaza kuba yarakoze ibishoboka byose, imyaka igera mu 10 Musanze FC itaramanuka mujye mu cyiciro cya kabiri nk'uko andi makipe bijya bigenda, ngira ngo munyemerere tubashimire rwose. Nyakubahwa perezida, turishime Placide na bagenzi bawe mwakoranye muri iyi myaka ishize, turabashimira cyane nk'umuyobozi w'akarere ndetse n'abaturage ba Musanze, abakunzi ba Musanze FC muri rusange, kubera ko mwaduhaye ibyishimo muri ino myaka igera hafi mu 10 mwari muyoboye komite nyobozi ya Musanze FC. Ni umwanya mwiza kandi wo kongera gushimira komite yatowe uyu munsi,
igizwe n'abantu 8 barimo perezida, aba vice perezida 3 ndetse n'abajyanama 4. Kuba ubwabo bemeye gufatira mu ngata komite icyuye igihe ndetse binyuze mu migabo n'imigambi batugejejeho, ukumva ko nta gushidikanya ibyishimo cyangwa se n'iterambere rya kipe ya Musanze FC bikomeje mu karere kacu, bityo kandi siporo ntibonwe mu buryo bw'ibyishimo gusa, ahubwo ikanabonwa mu buryo bubyara amafaranga, kubera ko ubwo izaba ikina n'amakipe atandukanye, business izaba igenda neza, Musanze izaba igendwa n'akarere k'ubukerarugendo. Ibyo rero nabyo bizagira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'akarere kacu nk'akarere n'abafatanyabikorwa bw'abako. Niko tugiye kungurana ibitekerezo kugira ngo twongere ibikorwa remezo birimo ibibuga bitandukanye, by'umwihariko nk'ubuyobozi bw'akarere turafite izo nshingano zo gukora ibishoboka kugira ngo haboneke stade nziza. Ntabwo rero wagira umwete udafite ikipe kandi ikina mu cyiciro cya mbere, ikipe izana andi makipe akomeye mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Tukaba rero tubashimira ko mwafashe namwe izo nshingano, mwemeye gufata izo nshingano kugira ngo namwe mukomeze guteza imbere ikipe ya Musanze FC, bityo igira uruhare mu iterambere, igira uruhare muri visibility y'akarere kacu. Reka kandi tubonere umwanya wo gusaba by'umwihariko nk'abanyamusanze ndetse na komite nyobozi, turabasaba kugira ngo n'ubundi dukomeze muri wa mujyo wo guteza imbere ekipe yacu, kugira ngo ikomeze kuba kutuzanira ibyishimo, kandi nk'uko nari mbivuze igira uruhare no mu iterambere ry'akarere kacu, bitewe n'uko aho imikino iri abantu baratekereza, aho imikino iri business iragenda, kandi noneho n'ikipe ubwayo ifatwe nk'igishobora nacyo kubyara amafaranga bitewe n'urwego abantu dushaka kugeza. Nk'akarere n'ubuyobozi bwako turagira ngo tubasezeranye ko tuzakomeza gukora igishoboka cyose kugira ngo Musanze FC itere imbere. Nimvuga akarere kandi twumve njyewe wowe uraha, twe twese nk'abanyamusanze mu byiciro bitandukanye turimo, buri wese azane itafari rye, twubake Musanze FC ikomeye kandi itanga ibyishimo, kubera ko ari ikipe itsinda. Musanze nk'akarere nk'umujyi wunganira Kigali, n'uwa kabiri nyuma ya Kigali, ntabwo uyu munsi twavuga ko ibintu byatunaniye. Biramutse bitunaniye haba habaye ubuyobozi bubi. Ni nayo mpamvu uyu munsi dushima komite yafashe inshingano, ariko tunayisezeranya nk'ubuyobozi bw'akarere ko tugiye kwicara tukareba amahirwe aboneka muri Musanze, tukayabyaza umusaruro, tukareba abafatanyabikorwa bahari. Mwabonye ko hagiyeho n'inama ngishwanama n'izindi komite zizaba zikenewe, tuzazishyiraho, ariko uyu munsi tube tuzi ko Musanze ni ekipe buri wese yishimira kubamo umuyobozi, ni ekipe ifite yagutse mu mitekerereze, ni ekipe ifite abafatanyabikorwa, ni ekipe itsinda,
bityo ko ndetse n'abashaka kwamamaza ibikorwa byabo bataterwa isoni no gukorana nayo. Ibyo rero bizagerwaho nuko komite ya ekipe ubwayo ndetse n'ubuyobozi bw'akarere n'abafatanyabikorwa na PSF ubwayo tutahiriza ku murongo umwe, kandi ngira ngo ibyo ngibyo turabishoboye. Numva rero icyo nicyo nacyo uyu munsi tugiye kongera gushyiramo imbaraga kugira ngo gikunde. Nsoze iri jambo nongera gusaba kandi nongera gushimira itangazamakuru, kubera ko turamutse tuje muri iki cyumba tudafite itangazamakuru ritangaza ibyabereye aha ngaha, ngira ngo n'ubundi twagira hato hashoboka byatuma ndetse n'aho twifuza kugira tutahagera. Ni nayo mpamvu tubashimira, ariko n'ubundi dukomeza kubasaba ubufatanye. Itangazamakuru ni kimwe mu biteza imbere inzego zose. Turabasaba rero gukomeza kutuba hafi nka Musanze FC ndetse n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo dushyigikire ekipe yacu. Mureke twe kuzatiza umurindi abashaka gutuma bajya mu ishyamba, sibyo? Abo mu ishyamba twe kuzagira gute kubaha imbaraga, ahubwo dushyigikire abazana ibitekerezo byubaka. Niba hari n'icyo cyo dukwiye gutanga ibitekerezo, tugitange mu buryo bwubaka budaca intege abagize aba bayobozi twitoreye uyu munsi, ahubwo tubegere, tubafashe, tubashyigikire, bityo ekipe yacu ikomeze gutera imbere. Reka rero nongere gushimira buri wese witabiriye iyi nteko rusange, tugaruka kandi ko ubu nibwo akazi kongeye gutangira. Turi mu kwezi kwa gatandatu, shampiyona izatangira mu kwezi kwa munani. Komite nyobozi itowe ndetse n'ubuyobozi bw'akarere tugiye kongera kwicara noneho turebemo ni iki kigiye gukorwa. Ubu amakipe yatangiye rukitoma, ibyo byose tubishyire ku murongo, imyitozo itangire, turebe ibikenewe, abakinnyi bakenewe, kugira ngo za mpungenge twagize cyangwa se kuba tutarabashije guhabwa twarageze ku munota wa nyuma, ekipe ikibarwa mwashobora gusubira mu cyiciro cya kabiri, ibyo ngibyo tuzahite tubishyira ku ruhande bitewe n'uko twatangiye twubatse ikipe neza ku munota wa mbere. Bashimire rero kandi mbonera no kubifuriza umugoroba mwiza. Murakoze cyane. Inshingano navuga ngo cyangwa se ubyakiriye gute? Murakoze. Ni inshingano nshyashya kuri njyewe, kandi ndi umufana muri rusange w'umupira w'amaguru, ariko akenshi ntabwo najya muri management zabyo cyane, ariko umupira n'ibindi dukora bijya gusa, byose ni business. Urabizi ko muri iyi minsi haba ku ngamba z'igihugu cyangwa siporo muri rusange, urabona ko ari ikintu twemereje imbere, haba n'ubuyobozi bwacu bukuru. Ni ibintu byiza rero kuba ngiye muri iki gisata cya siporo. N'ubundi nakwita experience yindi ngiye kugira, iyongera ku yo mfite mu bijyanye no kuyobora cyangwa gufasha bijyanye no kuyobora muri rusange. Ndatekereza yuko rero muri experience cyangwa mu nzira ngiyemo nzayigendamo neza kandi bizatungana. Kuyobora ikipe yo mu Rwanda bingana no gushyiramo amafaranga, ndetse bamwe bavuga ko ari inshingano zitoroshye. Wabitekerejeho? Uriteguye? Nakeka ko ari nk'ikosa bakora kuvuga ngo kuyobora ikipe ni ugushyiramo amafaranga. Hari ukuyashyiramo nk'urukundo, nyine ubikunze ikipe nk'uko n'undi nawe wakwishima ukaza ugashyiramo. Hari ukuyashyiramo nka business kugira ngo wamamaze wenda ibyawe, ariko ntabwo bishingiye kuvuga ngo perezida agiye guheka ikipe ku mufuka wiwe.
hari ukuntu ikipe yaravutse, hari n'uko yarashyizeho, hari na filozofi yayo. So ni ukuvuga ngo rero ibyo byose nibyo bituma ikipe ibaho. Ntabwo ikipe ibaho kubera perezida, ntabwo ikipe ibaho kubera komite, ahubwo ikipe ibaho kubera abanyamuryango n'abaturage muri rusange, ndetse n'abandi bayishyizeho batekereje gushyiraho iki gitekerezo cy'iyo kipe. Musanze tugiye kuyobora umwaka ushize navuga ko yarokotse ikaguma mu cyiciro cya mbere, ni rezilita zitashimishije abanyamusanze. Uravuze ko ari umufana w'umupira w'amaguru, ibyo byose nawe umukunzi n'umusanzwe w'umukunzi wa Musanze, uri mu bashobora kuba atarishimiye rezilita, ugiye guhindura iki? Burya biragoye kwakira ibintu nyine bitagushimishije. Ubundi iteka umuntu yakagombye gutekereza ko ikipe itsinda buri munsi cyangwa buri match ibaye, ariko rimwe na rimwe hari igihe byanga bitewe wenda n'utuntu tumwe na tumwe tuba twajemo, cyangwa bitewe n'ikipe uri gukina nayo. Igihari rero ni ukuvuga ngo umwanya turiho ntabwo ushimishije, tugomba gukora ibishoboka byose tukawuhindura. Nababwiye yuko tuzafatanya n'abafana ndetse namwe itangazamakuru. Buriya hari ibintu tutajya dutekerezaho cyane. Football n'imikino muri rusange ni morale, kandi nicyo kintu gishobora gutuma mu mutwe w'umuntu haba impinduka zishobora gutuma habamo n'ibyo bintu byose byo gutsindwa no kugira gute. Umukinnyi ashobora kuba ari fit, afite skills zose, ariko mu mutwe hakaba harimo akantu kari kumuderanje. Iyo kamuderanje ntabwo ashobora gutsinda. Ibyo byose rero nibyo komite tuzaba turi kumwe tuzarwana nabyo, ku buryo tumenya buri kimwe cyose ko umukinnyi afite, ari physically fit, mentally naho akaba ari fit, ku buryo nta kibazo agomba kugira, agomba gukina umukino akatsinda nk'uko bamurekirise bamushakaho ibyo bitego. Perezida, kuzamura impano z'abakiri bato hano muri Musanze ni ikibazo buri perezida wagiye ujyaho yiyemeza akavuga ati tuzajya tuzamura abana ba hano muri Musanze bibone muri ekipe. Wowe nko mu ntego zawe wenda waba ufite iyo politike yenda yo kuba wazamura abana kugira ngo bibone muri ekipe? Cyane rwose, ibyo bintu ni ikintu tugomba gushyiramo imbaraga, kuko ugiye kureba hari amajiniyoro ahari, hari n'ibigo by'amashuri bihari birimo abana bafite impano yo gukina umupira. Igihari tuzafatanya na komite n'abandi bafatanyabikorwa, dushaka abo bantu tubiteho bazamuke, ndetse ku bwanjye numva yuko umwanya munini twaha abantu bacu bari lokale, tukabaha ibisabwa byose ku buryo mu minsi iri imbere nabo bazibona muri shampiyona, akaba aribo bayiridinga, kurusha kuvuga ngo turazana no hanze, kuko mujya gutera ubuyezi arabwibanza. Yakoze. Nyakubahwa Meya, mumaze kubona komite nshya ya Musanze FC, hari hamaze igihe kirekire abantu babyiteze. Iki gikorwa cyagenze gute? Ni izihe ntego mugiye guha aba bantu baje muri iyi komite nshya ya Musanze FC? Murakoze ku kibazo cyiza mubajije. Nibyo koko, kuva kuri iki gicamunsi ikipe ya Musanze FC ifite komite nshya, nyuma y'inteko rusange y'abanyamuryango bayo, aho bamaze kubitorera. Twumva rero igikorwa kitunejeje nk'ubuyobozi bw'akarere, cyane ko iyo urebye ubona habayemo ubushishozi, bishobora gutanga icyizere ko ahazaza h'ikipe ya Musanze FC hazaba hameze neza. Tugashima ko kandi nyuma y'imigabo n'imigambi ubwabo bagiye bigaragariza, ubona ko bayifitiye icyizere, bagiye gufasha ikipe gukomeza kwiyubaka, bityo ibyishimo bigakomeza gusesekara ku banyamusanze. Nyakubahwa Meya, ubushize Musanze uwavuga ko yagarukiye ku karongo ka nyuma kayigushaga mu rwobo ntabwo yaba yibeshe. Uyu munsi rero mubonye komite nshya, ntabwo bari bamenyeye. Aba bantu mubafitiye icyizere mukurikije uko mwababonye ku kipe noneho bazayihamisha mu cyiciro cya mbere
ndetse n'izajya muri ya makipe ahora ashaka kumanuka. nibyo nari ntangiye mvuga, dushingiye ku migabo n'imigambi batugejejeho ubwo biyamamazaga, urabona ko ni ikipe cyangwa se ni komite igizwe n'abagabo n'abagore batanga icyizere, bityo bikaba byakuraho impungenge ko nk'uko mwari mubivuze abantu bazageza ku munota wa nyuma bataragira icyizere cyangwa se bagifite impungenge ko ikipe ishobora kumanuka. Tukumva rero kandi ni n'amasomo meza yabonetse buriya nyuma y'uko shampiyona yarangiye tutagiye mu cyiciro cya kabiri, ni n'umwanya komite itowe izicarana n'abajyanama bayo kugira ngo barebe impamvu zari zabiteye, bityo abantu bariho bahera ahubwo bashaka n'ibisubizo. Akenshi usanga umupira aho uri kugeza ubu ngubu ni ubushobozi kandi bigenda bwiyongera, cyangwa se umupira agenda uhenda umwaka ku mwaka. Umufatanyabikorwa mukuru wa Musanze FC urateganya gufata? Murakoze ku kibazo cyiza mumbajije. Koko akarere ka Musanze nk'ubuyobozi n'abafatanyabikorwa cyangwa se n'abaterankunga ba ekipe, ariko iyo dusubiye inyuma tukanareba n'imiterere y'umujyi wa Musanze, abaturage ba Musanze, ntabwo akarere ka Musanze ariko karere gakennye mu tundi turere. Icyari gikenewe ni ubuyobozi bwa ekipe bushishoza, bureba kure, bushobora no kubyaza amahirwe cyangwa se kubyaza umusaruro amahirwe ari mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze hari abikorera bakunda siporo, hari ibikorwa bitandukanye bishobora gushyigikira ekipe, bityo ekipe ikiyubaka, bityo ikabasha koko no kurushaho gutera imbere bishingiye ku bushobozi, kubera ko nk'uko mwari mubivuze kugira ngo ikipe itere imbere ni nuko iba ifite n'ubushobozi. Tukumva rero icyo tugiye gukora nk'ubuyobozi bw'akarere, umufatanyabikorwa w'Imena, tugiye gufatanya na komite itowe, turebe amahirwe aboneka mu karere kacu, turebe abikorera, turebe abashobora no kwamamaza ibikorwa byabo binyuze muri ekipe ya Musanze FC, bityo bwa bushobozi buboneke, noneho kandi ibyo bifashe gutuma kuko hahandi twifuza ko ekipe izagera tubashe kuhagera. Murakoze cyane.